Ndabasohoje mu izina rya Yesu. Amahoro ya Yesu w'i Nazareti nabane namwe mwese mukunda ijambo ry'Imana, mukunda amasengesho nivuga butumwa. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turasoma ijambo ry'Imana ari mu Itangiriro ni isengesho igice cya 15 umurongo wa 12 n'uwa 13. Ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari ikiwabo, bazabakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Imana itugirire neza. Ndashaka kugira ngo tuvuge ku ijambo rivuga ngo nutinye. Aburahamu, Imana isezeranya ibyo itarasohoza. Ntutinye Aburahamu, Imana isezeranya ibyo itarasohoza. Haleluya. Iri jambo dusomye ni ijambo rya Aburahamu, ni amagambo Imana ubwayo yiganiriye na Aburahamu ubwe. Imana yafashe Aburahamu ngo ari mu gihugu cy'Abakarudaya, cyangwa muri Uri y'Abakarudaya, iramuhamagara iramubwira ngo ndashaka kugira ngo umfe unkorere, ariko sinshaka kugira ngo unkorere ufite ibigirwamana bya so, ufite karande zo kwa so, ugifite ya migenzo yo kwa so. Kwa Aburahamu bacuruzaga ngo ibigirwamana, ariko Aburahamu ngo iyi munsi bamuhaga ngo ajye gucuruza, ngo iyo bandi bamamazaga ngo Imana itanga amafaranga, ngo iki kigirwamana gitanga amafaranga, ngo iyi ni Imana y'amafaranga, iyi ni Imana y'urubyaro, iyi ni Imana ikiza ibibembe, iyi ni Imana ivura inyatsi. Ntabwo Aburahamu yigeraga yatura ayo magambo, ahubwo we yarabacaga intege akababwira ati z'Imana nta Mana n'imwe irimo. Ibi ni ibishushanyo mureba, ibi ntacyo bimaze, ibi nta gaciro bivuze, ibi ntacyo byakumarira, ibi ntacyo byakugezaho. Ngo Aburahamu agaca intege abantu aho kugira ngo abahumurize, abantu aho kugira ngo abatangarize, mboneka bakamwita umuntu ufite ikibazo. Ngo Isaka ajya kubona bya bigirwamana uko yakabijyanye niko abigaruye. Kandi ngo umunsi ise wa Aburahamu yajyaga gutanga ibyo bigirwamana kubicuruza, yaracuruzaga bikaba biki, ariko Aburahamu we yajyayo bikaba byinshi, akaza nta n'igihumbi wacuruje. Isaka amwicaza ati, mwana wanjye ni iki gituma abandi bacuruza ko iyo twajyanye curuza ibintu ukabona ko byambanye bike? Ni iki gituma udacuruza? Ariko Aburahamu nta kindi cyatumaga asebya ibyo bigirwamana cyangwa atabiha agaciro, ni Yesu yari yaramenye muri we. Haleluya. Ni Imana yarazi yaganiriye nayo, ni Imana yari yaramaze kumuhumura amaso, iramubwira ngo izo mana sizo zitanga, sizo zitanga, sizo zitanga. Aburahamu rero ngo Ise abonye abikoze igihe kirekire, Ise amenya kuko iyo ageze mu isoko adacuruza, ahubwo Ise akajya ahitamo kumukoreza bakajyana, yageraho Ise akicuruza. Amenya kuko nubwo amubanye ari uwe ariko atari uwe. Umunsi umwe rero aramusiga, aravuga ati ngomba kugenda nkabasiga, ati hoya tuzajyana, mwana wacu naho wajya, dore niwe hofura, naho wajya tudusize, naho wajya tugomba kugendana. Arababwira ati ntabwo byakunda, ntabwo twagendana. Ariko Aburahamu yari yamaze kumenya ijwi, yari yamaze kumenya yamuhamagaye, yari yamaze kumenya iyavuganye nawe. Iramubwira ngo nzaguha umugisha, usibye no kuguha nzaguha umugisha, nzaguha urubyaro, nzaguha buri kimwe cyose. Imusezeranya byinshi, imusezeranya byinshi. Aburahamu aremera. Aburahamu rero ava muri Uri y'Abakarudaya aragenda, ajya aho Imana imweretse, ngo ajya aho Imana ntiyamubwiye ngo uragarukira aha ngaho, yaramubwiye ngo genda, nzakujya imbere, nzakubwira aho uzajya. Haleluya. Imana imaze kuvugana na Aburahamu, Aburahamu ngo abona haciye imyaka, abona haciye iminsi, ariko Aburahamu akajya yibuka isezerano yagiranye nande n'Uwiteka. Uwiteka rero aha ngaha yarageze amusezeranya umugisha. Yego, aha ngaha Imana yari iri gusezeranya Aburahamu
iryo sezerano rero yari riri kumusezeranya ry'umugisha, kuko burya isezerano ryose tuzi riva ku Mana aba ari iry'umugisha. Yikubwiye nzakugira neza ni umugisha. Aburahamu rero aciye iminsi, Aburahamu atangira kubona iminsi iri kwisunika. Imyaka 50 iraciye, 70 iraciye, 80. Aravuga ati ese Uwiteka we, none bizagenda bite ko ndi kubona ndi kugenda ndicike, ndi kubona nta mwana umaye kandi warambwiye ngo uzama umwana, none ibi bintu bimeze bite? Imana iramubwira ati humura Aburahamu, ariko kugira ngo nkwereke kuko ari njye Uwiteka wavuganye nawe, sohoka. Ngo amusohora mu gicuku cya nijoro, ngo amwereka mu nyenyeri. Aramubwira ati barira ziriya nyenyeri narangiza umbwira umubare wazo. Aramubwira ati Uwiteka we, ziriya nyenyeri wamenya ari zingahe? Ubu se ziri hirya nazibwirwa n'iki? Iziri guheza nazibwirwa n'iki? Ziri kure yanjye y'amaso yanjye. Aburahamu ngo Imana iramubwira ngo kutamenya kubara umubare wa ziriya nyenyeri ni kuri ubyawo rwawe ruzangana. Bantu b'Imana, ibintu by'Imana ni ibintu byo kwitondera. Ibintu by'amasezerano y'Imana, uribaza mu by'ukuri ari gukabakaba imyaka 90, ari kujya gutura mu 100, kandi azi kuko mu bantu b'iki gihe tuzi kuko ngo imyaka 45 umugore abacuze, none umugore ari gukubita 80. Akubise 100, umugore yari kubakubise 90. Aburahamu urumva mu by'ukuri abo bantu Imana irakubwiye ngo uko ziriya nyenyeri utazibara ni kuri ubyaro rwawe ruzangana. Ugiye mu mubiri ukabara ziriya nyenyeri wasanga mu by'ukuri yenda udafite abana munsi ya 100, kandi nta muntu wigeze ababyara. Arateranya arashakisha, aravuga ati ibi bintu ntacyo, reka mbyemere. Agira ngo ejo birasohora, arongera abona imyaka 5 iraciye, imyaka 8, imyaka 10 yihiritse, nibwo yabyaraga Isaka. Abakubise imyaka ingahe? 100. Akubise imyaka 100 nibwo Imana yamuhaye Isaka. Ariko mu gihe yavonaganaga n'uyu mugabo, Imana ivugana nawe ari muri aya masezerano, yaramubwiye ati ariko hari ikindi shaka kunkorera. Ndashaka kugira ngo ugende undebere muri ziriya nka, undebere nk'itaramare itararenze imyaka 3, uyishyire ku gitambo, ushyireho biti, ushyireho amahene, ushyireho intama, ushyireho bya bintu byose bitazira. Amaze gutamba icyo gitambo, ngo Uwiteka aramubwira ati nene wowe ukirinde inkongoro. Akirinde inkongoro ngo ava mu gitondo ageza nimugoroba nta nkongoro, kandi abantu habaga inkongoro nyinshi, ahagomba kwarinda inkongoro, ibisiga, bya bintu byose bikunda inyama kuko zari zanitse ku gasozi. Ngo Aburahamu kuva mu gitondo yirirwa atera ngo inkongoro zitakora kuri cya gitambo. Bigeze ku mugoroba, ijambo riratubwiye ngo ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura. Ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Kuki yahuye n'ubwoba butewe n'icuraburindi? Yarageze cyagiye cyo kugira ngo bwire, aravuga ati ubwo bwamaze kwira, nta nkongoro ikiri kugenda, ibintu byose byatashye. Ariko ngo yinyabitse gatoya, aryamye gatoya, yubuye amaso, nyuma y'iminota nk'icumi buri urumva umuntu wiri ari mu kazi, kwa kundi umuntu agera mu rugo akavuga ati ndasenga mu kanya, aba yirambitse gatoya agira ngo arongera yeguke, biba birarangiye arasinziriye. Asinziriye yicuye ashigukiye hejuru, arebye cya gitambo Uwiteka yamubwiye ngo arinde, asanga inkongoro, amasazi, ibiki sinzi wagira ngo byari byanatumiranye nene, byose asanga byacyuzuye byakizimagije. Uwiteka aramubwira, Imana idukureho umwijima, ku kirengarenga cy'umwijima. Imana idutambutse ku kirengarenga cy'umwijima. Iyo uhuye n'ikirengarenga cy'umwijima, ndagira ngo mubwire ngo nibwo ibigeragezo biba bizamutse. Kirengarenga cy'umwijima, nta tara ufite, nta sengesho, nta kwizera ko arashize muri wowe. Ikirengarenga Uwiteka kikurenze, ikirengarenga y'umuntu yakigezeho, asigara arwana wenyine nta wamusuhuza. Iyo umuntu yageze ku kirengarenga, nta muntu ujya umwiteza, abantu bose bamuca intege, n'umubonye amujyanira inzara kubera ikirengarenga. Muri aya masengesho Uwiteka gutambutse ku kirengarenga,
isezerano Imana yavuganye nawe uri Aburahamu, ariko isezerano ryawe rifite inkongoro, rifite ibisazi biri gutumuka ku isezerano ryawe, kugira ngo ukunde ucike intege, kugira ngo ukunde ucogore, kugira ngo ukunde usubire inyuma, ukunde unamuke, ntubone icyiza abandi aho bari kubonera ibyiza, wowe ujye uhabonera ibibi, ahandi aho babonera umugisha wowe uhabonera umuvumo. Mu gihe cy'ikirengarenga Uwiteka ahagutambutse, kuko hari inkongoro zitegereje kuryama gake. Nuryama ugira ngo urakanguka mu kanya, usange ntabwo bikunze. Nusanga ugiye nukanguka, niwicura ugira ngo urasanga ikitambo kitaraterwa n'inkongoro, usanga inkongoro zakigezeho, zakigize mbega agatorero kazo. Uwiteka kurindi inkongoro zagufatiranya n'ikintu bita umunaniro. Satani icyo akeneye ni iki? Akeneye kubanza kuguca intege, akakwandagaza, akaguha gutinyuka icyo yari waratinye, kuko wageze ku kirengarenga cya gihe cy'umwijima, cya gihe nta tara ufite. Iyo udafite amasengesho uba udafite itara. Iyo udafite ibihe byo kubana n'Imana no kuganira n'Imana, nta tara uba ufite, uba wageze ku kirengarenga. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka yongera gutambutse ku kirengarenga. Haleluya! Ikirengarenga uriho Uwiteka kigutambutse, agutambutse ikirengarenga wahuriramo n'umwijima, ikirengarenga wahuriramo n'icuraburindi, ikirengarenga wahuriramo n'amarira utigeze urira. Aburahamu ageze ku gice cya 13 ngo Uwiteka abwira Aburahamu ati, menye neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari ikiwabo. Bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 100. Wibaze, Imana imaze kumubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri. Imana imaze kumubwira ngo urubyaro rwawe uko ubonyera utabara umusenyi wo ku nyanja, niko utabara urubyaro uzagira. None kuba sinziriye ahuye n'icuraburindi ry'iminota itarenze 20, ry'iminota itarenze 30, ati cyihorere icyo gitambo ubwo nagiraga ndebe ko uzaba uri maso igihe cyose. None rero sinitaye ku munaniro, sinitaye ku byo wahuye nabyo, uzaba urubyaro rwawe, urwo rubyaro nzaguha ruzaba abashyitsi, bazajya mu gihugu kitari cyo, kandi icyo gihugu bazajyamo kizabababaza. Ibyabaye ku Banyegiputa murabizi, ku Bayisiraheli bagiye mu Egiputa, uburyo byabababaje, uburyo bababajwe imyaka myinshi, uburyo bababajwe igihe kirekire, ya myaka 400 bakayibabazwa. Bantu b'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo Imana nubwo yagushyira mu kigeragezo, ariko ujye uhora uri maso. Ntutinye ikigeragezo urimo, ntutinye ibyo itarasohoza, izabisohoza. Haleluya! Ntutinye intambara uri kurwana, nubwo waba umusuhuke, nubwo wababazwa imyaka 400. Bibiliya iri kutubwira, ariko isezerano ry'Imana yariyo yarivuze. Ndagira ngo nkubwire ngo komera Aburahamu we, komera ushikame, komera ntutinye, Uwiteka niwe uzakugwanirira. Reka dusenge Imana. Ikigeragezo cyari kiguciye intege cyose, cyari gitumye ugera ku kirengarenga, ugasinzirira mu mwijima, ugasinzirira mu icuraburindi, Uwiteka gukure mu icuraburindi wari urimo. Uwiteka yongera kumurikishirize mu maso ye mu izina rya Yesu. Haleluya! Uwiteka n'umunyembabazi, n'umunyarukundo rwinshi, ntabarondora imbaraga agira, n'ubuntu bwe bwinshi. Uwiteka n'umunyembabazi, ntawarondora urukundo agira. Urukundo rwa Yesu nirwo rwatumye, haleluya, aza mu isi akemera kubabazwa, akemera gushinyagurirwa ubwe. Haleluya! Ni umunyembabazi nyinshi. Muri ibyo yavuze ngo umva uko yaje ashaka. Data, ndagira ngo nongere nkubwire ngo Uwiteka
yongera akomeze isezerano ryawe. Isezerano ufite ibiguca intege birahari. Hari ibyo data akora akumenyesheje, hari n'ibyo akora atakumenyesheje, ukabona ibigeragezo biza, ariko ujye umenya ngo ibyo bigeragezo nubwo biza ntabwo bivuze ngo Imana ntabwo ikuzi, ahubwo irakuzi kurutaho kuko ikunda ngo iramucyaha kandi ikamucyahisha igihano, kandi icyo gihano rero ntabwo ari wowe ugicyahishe wenyine, n'abandi irakibacyahisha. Rero ntutinye, ntukuke umutima, ntucike intege, ibyo wavuganye n'Imana no kubisohoza izabisohoza. Mana yacu turagushimye, ndagushimira neza n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Ngushimiye kuri data wa twese mwiza, uzi intege nke zacu, uri Imana isezeranya kandi igasohoza. Nsengeye umuntu wese uri mu isezerano ryawe Imana, nsengeye umuntu wese wari uciwe intege n'ibigeragezo, nsengeye umuntu wese wari uciwe intege banyi by'abacwezi n'abakonikoni na karande zahavuka. Abrahamu yavukaga muri karande bacuruza ibigirwamana, bahora bamubwira ngo nta yindi Mana ukwiriye gukorera wa mwana we, ukwiriye gukorera Imana ya so. Mu izina rya Yesu hari abavutse mu bigirwamana nk'ibyo, bababwira ati nta yindi Mana uzakorera, bagiye babatambamo ibitambo mu buryo batazi, ariko dutesheje agaciro ibyo bigirwamana bitavuga Imana, abo bacwezi, abo bakonikoni, abo barozi, ayo mahembe, imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abacwezi. Mu izina rya Yesu Kristo tuguhamagaye twizeye, mu izina rya Yesu Kristo uri igitaro, uri igitangaza. Ndagusaba kunyuranya amaboko, ndagusaba kunyuranya ibitavuga Imana mu izina rya Yesu. Umuntu wumvise iri jambo wari ugeze ku kirengarenga, cya kindi kiri mu mwijima, mu izina rya Yesu wongere umumurikire, wongere umutize itara, wongere umumurikishirize mu maso hawe mu izina rya Yesu Kristo. Utegeka ryatara ryagenderaga Abisirayeli, Mwami Imana data wa twese, yankingiye igicu yabajyaga imbere, yankingiye umuriro yabajyaga imbere mu gicuku cya nijoro, mu izina rya Yesu ikabajya inyuma, igahuma ingabo z'Abanyegiputa, igahumukira Abisirayeli bose. Mu izina rya Yesu ndaguhamagaye, ndakuraritse, yewe Uwiteka we, kora nk'Imana, kora nk'umutabazi. Mu izina rya Yesu uvumura imivumo, uvumure karande, uvumura imigozi. Mu izina rya Yesu cagagure ibyagiye bizirika, ibyagiye bibata, ibyagiye bizirika, ibyagiye binyeganyiza. Mu izina rya Yesu abana bawe ubikubite hasi mu izina rya Yesu. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimbaje, ngushimiye kuri umutabazi n'umurengezi. Amasengesho dusenze nakingure, amasengesho tusenze nareme, kandi areme icyubaka, kandi areme iby'umugisha. Mu izina rya Yesu wari ucitse intege, wari ugeze ku kirengarenga, yabonaga nta sezerano naho ryava, yabonaga naho ubutabazi bwava. Mu izina rya Yesu uyu munsi akaba kwizeye, umubere umutabazi, umubere umurengezi, umubere itara, umubere ubwugamo. Mu izina rya Yesu uyu munsi umubere umugisha, uyu munsi umubere itangaza, uyu munsi utandukane n'indi minsi yanyuzemo, utandukane n'ikindi gihe cyose yabayeho. Mu izina rya Yesu urakoze data, mumurikishirize amaso yawe, umurikira umuntu wese. Twizeye amaraso yawe n'imbaraga, twizeye ko ari wowe ukinguye abari kwa muganga, abari muri gereza, abagwariye mu ngo, abafite imanza, abafite ibibazo, abafite agahinda, abaheze ku gisasiro. Mu izina rya Yesu baheranwe n'umwijima, bakure mu icuraburindi. Mu izina rya Yesu urakoze kuko uri Imana, urakoze ko ari wowe usohoza isezerano. Niwe twizeye, niwe twiringiye, niwe n'iteka ryose Yesu. Amen, amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha mwebwe mwese aho muherereye hose impande enye z'isi. Turabashima kandi turabakunda. Aho abandi bataba Yesu ahabe, aho ubutunzi butaba Yesu ahabe. Mura mwifuriza ishya n'ihirwe mu byo ugerageza gukora, mura mbasabira amahoro ava ku Mana mu izina rya Yesu. Nujya ubona isengesho nk'iri, ujye usharingira inshuti yawe, yaba imwe ukayisharingira, baba babiri ukabahereza isengesho mu izina rya Yesu kugira ngo rijye bibaherekeza. Hari ababyuka bakerewe, hari abaryama bakerewe, kuko tuba dufite amasaha atandukanye, ariko ujye ugerageza basi woherereza umuntu umwe. Nicyo cyemeza rega kuri umukunzi. Buryo ujye utandukanya inshuti n'umukunzi. Inshuti wagira uyo ari yo yose, ariko umukunzi mubana mu bibazo, mubana mu biki, mubana muri kimwe cyose. Mureke dukorera Imana. Muri yavuze ngo dukorere Imana nk'abazapfa ejo. Mureke rero tujye dukorera Imana mu byo tugerageza gukora byose, tubihe Imana, tubwire Imana ngo ni wowe ubizi, ni wowe ubishoboye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Shalom, shalom.